Twongeye guha ikaze wowe udukurikiranye kuri channel ya Pastor ABATONI ndetse udukurikiranye mu materaniro. Uwiteka guha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu muri kumwe ni Pastor ABATONI. Ndatangira nshimira Imana kuri mwese arabo tubana mu buzima bwa buri munsi mu materaniro, ari n'abadukurikirana nanone kuri online. Twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya w'umugisha, kuri isaha y'umugisha, aho uhurira natwe wese mu gihe cyari cyo cyose, isaha yose. Uwiteka kwishimire. Turongera kugusaba ngo igihe cyose Imana izaba yaguhaye umugisha, ukumva ugafashwa, ugerageza kugabana n'abandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Paulo yabwiye Timoteyo ngo uzaba umugabura mwiza w'iby'ubwami, kandi nubyibutsa bene so uzaba uri umugabura mwiza. Jya wibutsa abandi, ubaha ijambo, icyagukomeje gikomeresha undi. Imana iguha umugisha. Muri aka kanya turagira ngo dutangire dushimira Imana, kandi twongere kubabwira ngo buri uko tugaruka aha tuba dufite ibibazo dusubiza mu mitima y'abantu, mu miryango, mu mirimo aho bakora, muri projet zabo, business. Tuba dufite umuntu tuvugana nawe kenshi na kenshi. Reka dutangire dushimira Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uyu mwanya wongere utubere umugisha Papa. Igihe cyose duhagaze tuvuga ineza yawe, bananze ko ari ubugingo bw'abantu twubaka. Turagusabye kugira ngo aka kanya ugire umuntu bere umugisha binyuze muri iri jwi, binyuze mu ijambo ryawe. Turagushimiye Nyiringabo Imana, kugiye gukomeza abashizemo imbaraga, ugiye gutera abari bahagaze gukomeza, ugiye gukiza abarwayi, ugiye guhambura imbohe mu buryo butandukanye. Mana, binyuze mu ijambo ryawe warambwiye ngo ni inkota ya mujya abiri, warambwiye ngo rifatamira ibitekerezwa mu mitima rikabigomorora Kristo. Ndasenze ngo igitekerezwa cyose gihabanye n'umugambi wawe uyu munsi gicogozwe. Mwami Yesu, umugambi wawe kuri uwo mugabo, umugambi wawe kuri uwo muryango, umugambi wawe kuri uwo mwana w'umusore, umugambi wawe kuri uwo mukobwa, umugambi wawe kuri uwo mubyeyi ukomeze uganze. Urakoze Mana kubikoze, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Imana yongere kwishimire kandi yongere kuguha umugisha. Twinjiye muri topic cyangwa se mu kiganiro tuganira na benshi kandi tuba dusubiza imitima ya benshi ngo tubivuze. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ntucogore, ntuve mu nshingano utarasoza umukoro. Nturive mu nshingano yawe utarasoza umukoro wawe. Ntiwihishe utarasoza, ntubivemo utarasoza. Ndimo ndibaza, ndasubiza ikibazo cya benshi basoje kandi batarasoza, babivuyemo kandi bakiri mu kazi, bacecetse kandi bakiri abo gukora, baruhutse kandi bagifite ibyo gukora. Iki ni ikibazo rusange kandi ndasubiza rusange nifashishije ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo nta mwana w'umuntu usoza atarava muri uyu mubiri. Iminsi yose uzibona ukiriho uracyafite icyo gukora. Mu business aho watangiriye uracyafite guhishurirwa byinshi. Abantu barimo gusoza umurimo w'Imana, abantu barashoje kandi bagihamagarwa, bagifite ibintu byinshi byo gukora. Imiryango yarashoje, usanga abantu inshingano zabo baziretse kandi bagihamagarwa kubaka no gukomeza abandi. Muri business usanga abantu babivuyemo, kabyuka mu gitondo agacika intege, kavuga ngo ndumva ntari burenga aha, ariko Imana yajya kureba n'umugambi w'Imana muriho ukaba ari mugari kandi ukaba ari munini. Muri aka kanya rero, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndi ku ijambo rivuga ngo nturekure icyo wahamagawe, ntuve mu cyo wahamagariwe gukora, ntusiga hasi by'Imana iguhaye, ntureke kuba ugomba kuba we kubera ibintu byinshi biguhinyuza. Kubera icyo abantu bavuye mu nshingano, ni amajwi ari muri societe, ni amajwi y'urucantege, ni ibintu bivunnye imitima bahuye nabyo, ni amajwi ari muri kirere, ni imbaraga nyinshi ziruta capacity y'ibyo bubatse muri bo. Ariko ndashaka kubwira ngo ntucogore, ntushyire hasi icyo Imana iguhamagariye gukora muri buri buryo bwose, muri buri area yose y'ubuzima. Utarasoza. Iyo watangiye
ugomba no gusoza. Iyo umuntu yasoje atanga report, iyo umuntu yasoje yerekana umurage, iyo umuntu yasoje agira abafasha ibyo yakoraga, iyo umuntu yashoje iyo umuntu yashoje neza akora report mbere yuko agenda, asiga umurage mbere yuko agenda, asiga urwibutso mbere yuko agenda. Ndagira ngo usubiremo imbaraga. Abantu baravunitse muri iki gihe, muri ibi bihe, ariko nanone si byiza ngo uvunike utahe ntacyo uvunikiye. Si byiza ngo wubake utahe ntacyo utahe usenyutse, utahe ushenye. Oya, tugiye kureba mu ijambo ry'Imana. Turahamagawe. Kuvuka kwawe ni umugambi w'Imana. Iyo usa ngo ntiwari umugambi w'Imana, kubaho kwawe ntacyo biba bimaze. Kandi igihe uzibona uri mu isi ukabona nanone ntacyo umaze, ni ukuvuga ngo kubaho kwawe ntacyo kwaba kumaze. Ku rundi ruhande ndashaka kuvuga ngo impamvu uriho ntabwo ari wowe uriho, hariho plan y'Imana, hariho projet y'Imana. Umuntu wese ukubona ntabwo yamenya uwo uri we, ko uri project y'Imana, uri igitekerezo cy'Uwiteka. So ibintu byose bishobora gusenyuka, ariko nta wasenya igitekerezo cy'Imana. Niyo mpamvu nkubwiye ngo aho uri hose, aho unyumvira hose, don't lose down your responsibilities. Ntushyire hasi icyo Imana iguhamagariye gukora. Iyo tuvuga ngo ntushyire hasi icyo Imana iguhamagariye gukora, ntabwo tuba tuvuga abantu bari muri uyu murimo w'Imana gusa, muri iyi sector y'umurimo. Oya, haba mu buyobozi aho ukora, komeza ugire rya shyaka. Haba mu rugo rwawe, nturushyire hasi. Wishyira hasi abana bawe, wishyira hasi urugo rwawe, wishyira hasi ibyo ukora, wishyira hasi akazi kawe, wicogora, winanirwa, usubiramo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Abami ba mbere. Abami ba mbere ibice 19, duhere ku murongo waho wa 3. Abami ba mbere ibice 19, turahabona umugaragu w'Imana witwa Eliya. Uyu mugabo yagize atyo umunsi umwe ashyira hasi, ariko ntibyamuhira. Niyo mpamvu ngusabye ngo muri iki kiganiro nta minota myinshi turi bumarane, ariko tuje kukubwira ngo uyu mugoroba ni uwawe, iki gitondo ni icyawe. Iho twumvira hose uracyari mu mugambi w'Imana mu izina rya Yesu. Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajye i Berisheba y'Ubuyuda, abariho asiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wankuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basigukuruza ubwiza. Umurongo waho wa 5, nuko yiryamira muri insi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze kuwa makara ku gacuma n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye, kuko ugende, byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Agera i Horebu ku musozi w'Uwiteka. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Nyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we, urakora icyaho? Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi, reka mbe ngarukiye ahangaha. Ndashaka kwereka uburyo uyu mugaragu w'Imana yatangiranye ishyaka. Bene data, ndagira mbabwire ngo ibintu byose ukora, ikintu cyose wakoranye ishyaka, uba wamaze kuba igitambo. Ishyaka nta muntu uri kwishyurira, nta n'ikiguzi cy'ishyaka kibaho, nta n'igihembo cy'ishyaka kibaho. Igihembo cy'ishyaka ni Imana ikimenya, ariko ikiguzi cyabyo uhinduka igitambo. Igihe cyose ikintu cyose ugikorana ishyaka, wamaze kuba sacrifice, wamaze guhinduka igitambo. Bibiliya iravuze ngo Eliya arihisha, ariko yihisha avuye ku ntambara ikomeye, yihisha amaze gukora akazi gakomeye. Amajwi aramusanga aracogora, arihisha. Niyo mpamvu iri jambo rivuze ngo wirekure inshingano yawe utarasoza.
umwanya yihishiyemo abantu benshi bari muri area y'ubu buzima. Niyo mpamvu muri aka kanya tuje kubwira ngo aho ugeze icyo Imana ibona muri wowe ni kinini kuruta ikiguzi umaze gutanga. Ni kinini. Uwo mubabaro ufite ni ikiguzi cy'icyo ugiye gukora, ntabwo ari ikiguzi cy'icyarangiye. Umunsi yica abahanuzi ba Bayali akica abahanuzi ba Shera, niwo munsi ibisubizo byari bitangiye. Niwo munsi nanone yafashe ingamba zo kubivamo bitewe n'ijwi rya Yezebeli. Bibiliya iravuga ngo arihisha yisabira gupfa. Ndavugana n'abantu bari muri ika. Igihe cyose ubona uvunika cyane, igihe cyose ubona ukora ibintu birengeje capacity yawe nk'umuntu nk'imbaraga z'umubiri, uzajya umenya ngo ugeze ku bisubizo binini kandi bigari. Abagore, abagabo, abayobozi bavunitse mu kwamagaro yabo, abavunitse mu kazi kabo, abavunitse mu ngo zabo, abavunitse mu buzima bwabo kubw'ishyaka. Abo nibo bagabo Imana ifite, abo nibo bagabo igihugu gifite, abo nibo bagabo nyabagabo. Nimvuga abagabo nyabagabo ndavuga ngo abo nibo bafite ibihembo, haba ku gihugu nibo bakomeye, haba no murimo w'Imana nibo bakomeye. Igihe cyose uzasanga umugabo w'Imana ari public figure akomeye, uzagira ngo akomeye ku munsi agezeho, akomeye kubw'igitambo yatambye, akomeye kubw'ikiguzi yatanze. Mu izina ry'umwami wacu Yesu ndasenze kugira ngo udacogora, kuko ahantu ugeze niho ibisubizo birambye bigeze, kuko ahantu ugeze niho ubutabazi bwawe bugeze. Bibiliya iravuga ngo amaze kwica abari barangije umurimo w'Imana, amaze kwica ku rundi ruhande, umaze gukira, amaze gukira cya cyago, amaze gukira bwa bukene, amaze gukira ya maboko y'abarozi, amaze gukora umurimo ukomeye, abari bwo ahura n'amajwi amubwira ngo nawe urapfa. Bibiliya iravuga ngo ahunga amajoro n'umunsi ajya kwihisha iryo jwi, ariko Uwiteka aramukurikirana. Imana imugaburira ibiryo by'iminsi 40 n'amajoro 40. Izo ni imbaraga zo kwizera, izo ni imbaraga z'ibyiringiro, izo ni imbaraga z'icyerekezo uri muganamo. Icyo watangiye ureba ntukire ku rutarasoza, ntukire ku rutaragerayo, wibivamo utaragerayo, wisoza utaragerayo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka aramukurikirana, ngo ageze ku musozi wa Horebu ngo arongera arihisha. Uru rugendo aha hantu abantu bagenda bacika intege, uzasanga bavuga ngo uyu mugabo yari intwari, bavuga ngo uyu mugore yari intwari, ariko wibaze ko akiriho kubera icyo atakiri intwari, ko akiriho kubera icyo ibintu bitagikoreka kwa kundi, ko akiriho kubera icyo bitakimeze kwa kundi. Hari amajwi y'urucantege yahuye nayo, yahuye na Yezebeli, yahuye n'ukuboko kumuca intege, yahuye n'amajwi, yahuye n'indwara, yahuye na krize, yahuye n'urwango, yahuye n'urucantege. Ariko mu izina rya Yesu ndayakubwire ngo igihe wakoraga, hari umugabo wakoranaga nawe witwa Kristo. Igihe wicaga abahanuzi ba Bayali, igihe washoboraga cya kintu, igihe wakoraga bikemera, hari ukuboko kwari kumwe nawe. Igihe wavugaga bigakunda, hari imbaraga y'Imana ari inyuma y'ubuzima bwawe. Igihe wubakaga bikemera, hari Kristo wari muri wowe. N'uyu munsi wa none ntabwo Imana yawe iritwa na Yezebeli, uracyarimo umwuka w'Imana, uracyarimo imbaraga z'Imana, biracyashoboka mu izina rya Yesu. Ndahanuye mvuga ngo Uwiteka Imana ikomeye ikongerera imbaraga, usoke muri ubwo buvumo mu izina rya Yesu. Wirekure inshingano yawe utari wasoza, wishyira hasi umuhamagaro wawe utari wasoza, wibivamo mbere yo gusoza. Ugomba gusoza ukagera ku iherezo mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka aramusanga. Eliya ahantu yihishiye nibwo yarageze mu kirere cyo kwimika abami. Uzi kuva mu nshingano, uzi kurekura ibyo wakoraga, aribwo ibisubizo byimbitse bije. Uyu mugabo wihisha Yezebeli yarimo amavuta yimika abami n'abahanuzi. Ibyo nta muntu wabibonaga. Njya nkunda kuvuga ngo turi banini birengeje ibyo bitwitoroye n'ibyo tuvuga. Eliya ntabwo yari Eliya sake. Eliya yari umugambi w'Imana.
wowe tuvugana nawe, wowe unkurikiranye, ntabwo uri wowe ku izina, wowe uri plani y'Imana, wowe uri intekerezo y'Uwiteka. Umuntu wese usenya ibitekerezo by'Imana aba asenya plani y'Imana. Umuntu wese usenya amaboko yawe, umuntu wese usenya igihugu, umuntu wese usenya itorero, umuntu wese usenya urugo rwawe, umuntu wese usenya, nivuga ngo umuntu wese, wireba umuntu muturanye, wireba umuntu wakuvuze. Ndashaka kuvuga ngo icyo uwo Satani yakoresheje uwo ari we wese ntashobora kunaniza plani y'Imana. Kugeza uyu munsi wa none ntabwo njye nibona ndabatoni, mpora mbona ndi igitekerezo Imana yashyizeho. Ndaguha umurongo. Bibiliya iravuga muri Yeremiya ngo nabamenye mutaraba insoro mu nda za mama wanyu, nabamenye mutaraba insoro. Niba Imana yaramenye ntaraba urusoro, I'm not an idea of my dad and mom. Ntabwo ndi igitekerezo cya mama na papa, ndi igitekerezo cy'Uwiteka. Ahubwo papa na mama ni product Imana yakoreye, kavuga ngo ni uruganda Imana yakoresheje kugira ngo rusohore produit y'Imana. Icyo gitekerezo cyawe cyiza ufite Satani arimo kurogoya, ako kazi Satani arimo kuyogora, urwo rugo arimo kurogoya, uwo muri wowe arimo kwica, iyo nshinga nashaka kukwaka ngo yimire ntabwo ari wowe ashaka kumira. Arimo kubwira Imana ngo ntabwo uzabigeraho binyuze muri Abatoni. Imana nayo ikavuga ngo igisenya Abatoni cyose kirasenya jewe. Hagiye kurwana Imana, ntabwo ari wowe uri burwane. Niyo mpamvu aka kanya mvuze ngo wishyira hasi kuko si kubw'amaboko yawe, wishyira hasi kuko si kubw'ububasha ufite, ni kubw'ukuboko k'Uwiteka Imana. Niba uri mu mahanga unkurikiranye, hari impamvu Imana yakujyanye mu mahanga. Uwiteka afata Yosefu amutwara mu mahanga, amugiza amaboko yo kuba umuretwa, amujyana ari umugore, ajyanwa ari umunyagano, agurishwa na bene wabo. Ku rundi ruhande ntabwo Yosefu yari gutekereza icyiza ku muryango we, yari yamaze gushyira hasi, ibyishimo byagiye hasi. Umuryango awubura yarawufite, abura abavandimwe yari abafite, ariko kuko Yosefu yari igitekerezo cy'Imana kugira ngo ajye muri Egiputa, Imana isoza isezerano yavuganye na Abrahamu. Ntawari kurogoya, ntawari kwica Yosefu mbere y'uko Uwiteka asohoza umugambi we. Ntabwo ushobora gupfa Imana itarasohoza icyo yakuvuzeho. Ndagusabye ngo ntutakaze focus y'urugendo. Komeza mu izina rya Yesu, komeza mu izina rya Yesu. Ndakubona uri mukomeza, ndakubona uri mugenda, ndakubona uri mukomera, ndakubona ibintu birimo bigenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana isanga Eliya. Reka nkwereke ijambo ry'Imana. Nzira turacyari muri Bami ba mbere 19 umurongo wa 13. Reka dusome 13. Urebe umugabo Yezebeli yari yateye ubwoba. Haleluya. Amen. Urebe uyu mugabo Satani yari amaze kubikamo ubwoba. Igice cya 19 tujye ku murongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka aramubwira ati genda usubize inzira yose y'ubutayu ujye Damasiko, nugerayo uzimikishe Ahazi amavuta abo mwami w'i Siriya. Umva task yari afite avuye mu buvumo. Ntabwo nje ndashaka kuvugana nawe mu mavuta yawe urimo, ndashaka kuvugana nawe mu muhamagara Imana guhamagaye. Ushobora kuba udukurikiranye uri n'umukozi w'ahantu runaka, institution yose urimo, you have a reason why. Hari impamvu Uwiteka yemeye kubayo mu izina rya Yesu. Uwiteka aramusubiza ati, aramubwira ati na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta abo umwami w'Abisiraheli, kandi na Elisa mwene Shafati wo muri Abedi Mehola uzamusukeho amavuta abo umuhanuzi mu gifimbo cyawe. Nukuzaba yarokotse inkota ya Hezeyeli, Yehu azamwica. Uzarokoka inkota ya Yehu, Elisa azamwica. Amen. Now, nigute Eliya yapfa atarimika Yehu? Nigute Eliya yapfa atarimika Shafati? Atarimuka Bibiliya itweretse abami yimitse. Nigute yapfa atarimuka Hezeyeli? Nigute yapfa atarimuka Yehu? Nigute yapfa atarasiga umwitero ngo usigire Elisa? Ndagira ngo mvugane nawe aho Imana yemeye ko duhurira. Ukuyeho abahanuzi wishe, ukuyeho wa murimo mwiza wakoze mu Banyarwanda, ukuyeho ya business nziza wahayemo abantu benshi akazi,
ukuyeho ya miryango myinshi yatabawe inyuze mu maboko yawe, ukuyeho ba bana b'abahanuzi Obedi yagaburiye, Obadiya yimini yagaburiye. Ndagira ngo nkubwire nshuti ya Kristo, ufite akandi kazi keza utari wakora. Ntabwo uzapfa mbere y'umugambi w'Imana, kandi nta nubwo wemerewe gushyira hasi inshingano Imana iguhaye. Komeza mu izina rya Yesu. Eliya ntabwo yihishe ubusa. Uyu mugore yari umugome. Iyi si ni ingome. Gahunda y'isi, gahunda ya sisitemu y'isi ni ukugira ngo irogoye plani y'Imana. Kandi Imana kuva yubaka umuntu, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ari mu muntu. Turabibona mu ijambo ry'Imana. Papasi y'Imana kwari kugira ngo umuntu asohoze umugambi w'Imana. Ariko n'uyu munsi wa none Satani aracyari mbiri n'umuntu w'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo Eliya we, yewe runaka, shyiraho izina ryawe, vuga ngo ntabwo uri bubivemo mbere y'uko ujya mu Bushinwa. Niba uri umucuruzi, ntabwo ushyire hasi gucuruza. Imana iguhaye ukuboko gukora mpaka ugeze mu Bushinwa, mpaka ugiye Dubai, mpaka ugiye Take, mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri pastor, don't lose down your responsibility. Wishyira hasi inshingano Imana iguhaye. Challenges zose zihari, icyo ni ikiguzi cy'ishyaka, icyo ni igitambo cyo kubura umunyeshyaka. Ariko ndimo ndavuga ngo nyuma y'amajwi ya Yezebeli, Eliya yimitse abami kandi yimika abahanuzi. Mu mavuta yawe tegura abana, mu mavuta yawe shiremo imfatiro nshyashya, mu mavuta yawe sunika umugambi w'Imana, usunikire muri abo bakobwa, usunikire muri abo bahungu, usunikire muri abo bamama, usunikire muri abo bapapa. Kambwira ngo nturi butahe, ntabwo uri bubivemo. Imana ntibyemere kubishyira hasi, Imana ntibyemere kurekura, kubera yuko umugambi w'Iteka ugomba gusohora kandi urasohorera muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana muzima. Imana isanga Tito mu gitabo cya Tito igice cya mbere. Tito, reka mavuge. Wow, turi ku mutwe w'ijambo uvuga ngo ntushyire hasi inshingano zawe mbere yo gusoza. Ntushyire hasi inshingano zawe mbere yo gusoza. Ku mirimo myiza Imana wakoze, don't lose. Ntiwemere kubitakaza, ntiwemere intambara si yawe ni y'Uwiteka. Uwiteka aramubwira ngo Eliya va muri ubwo buvumo, vayo, sohoka muri iyo krize y'ibitekerezo, sohoka muri ayo majwi y'urucantege, vayo mu izina rya Yesu Kristo. Vayo, Imana yacu iraguhumurije, vayo usubiremo imbaraga. Tito igice cya mbere umurongo waho wa 5. Tito igice cya mbere umurongo waho wa 5. Amen. Umurongo waho wa 5 haravuga ngo icyatumye ngusiga ikarente ni ukugira ngo uteganye, ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Uyu ni Tito arimo arategurwa na Paulo. Haleluya. Arangije aramubwira ngo icyatumye ngusiga. Tito we, pastor, businessman, mama uri mu rugo rwe, papa uri mu kazi ke mu rugo rwe cyangwa mu nshingano runaka, we uri mu kazi kawe. Aka kanya dufite abantu barimo kwishima mu mitwe. Aka kanya dufite abantu bamaze gutegura inzandiko zo gusezera. Aka kanya dufite abantu bamaze kurekura inshingano zabo. Ababyeyi barashoje, abana barashoje. Uri papa w'urugo urarurekuye, reka ndurekure nta cyiza narubonyemo kandi urubyaye mwabana. Uri mama w'urugo uravuze ngo reka mbivemo nta cyiza nabibonyemo kandi urubyaye mwabana. Akazi karakubatse kakuhaye izina kakugeza aho ikagejeje, ubivuyemo kubera ko uyu munsi wahuye na Yezebeli. Ndagira ngo mbwire ngo Tito we, icyatumye, this is God's purpose. Nta muntu n'umwe uri muri iyi si wigeze avuka adafite impamvu avutse. Tito yagiye ikarente yibwira ko ari nk'iby'abandi bose. Paulo aramubwira ngo mfite impamvu nagutoranyije ngo ujye ikarente mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo icyatumye ngusiga ikarete
ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye si ukugira ngo wangize, si ukugira ngo wice, si ukugira ngo ugamburuze sisiteme y'Imana, si ukugira ngo uteshe agaciro ibintu Imana yahaye ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo buri kintu cyose kizagira umumaro mu buzima bwawe kizahinyuzwa. Ariko ndashaka kukwibutsa ko ibyo ukoze ari binini. Ntusoze, ntushyire hasi inshingano utarasoza. Icyatumye Imana ikubaka muri urwo rugo, icyatumye uvuka muri uwo muryango, icyatumye wiga ayo mashuri wize, icyatumye ukora muri institution ukoramo, icyatumye ushaka muri ya family, icyatumye ubyara abahungu n'abakobwa, icyatumye Imana ikublessing ukagira umugisha mwinshi, ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, ibyitaratunganye iwanyu bitunganye. Nta wize menshi nkawe wizeyo, ariko Imana nibiguhaye amashuri iguhaye n'inshingano. Tunganya, gira inama batarizi iwanyu kwiga, igisha generation ikurikiyeho. Imana niwe yamahaye amafaranga mu muryango w'iwanyu, abandi ntibigeze bayatunga. Ntabwo ibiguhaye kugira ngo uhimbarwe, wihimbaze. Irashaka ngo ube proud, urashaka ngo unezerwe, ube icyitegererezo, kandi ugaruke ufashe n'amaboko y'abandi. Joseph ageze kwa Egiputa, ageze muri Egiputa, iminsi yo kumera nabi niyo yari iminsi yo kuvuga ngo kuki navutse. Na gereza yarayisogongeye imyaka 2 yose azira gukiranuka. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana imukuyeyo imwicazanya na Farawo, imuhereza umwanya umuryango utigeze ugira. Bene nyina na bene se baje kumureba, arabareba, agabana nabo umugisha Imana yamuhaye, arabababarira. Ndasenze ngo nturekure abo wagiriye neza, bashobora gutuma ubarekura. Ushobora kuba waragize neza cyane, abo wagiriye neza aribo bakugarutse, abo wafashije aribo bakugarutse, abo wazamuye aribo bakurwanya, abo wigishije aribo baguhinyuza, abo wagaburiye aribo bakuvuga, abo wacumbikiye aribo bakwise umuturage. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nturekure inshingano. Niba wari ufite ukuboko kugira neza, komeza ugirire neza bose. Witeka Pawulo abwira Tito, arambwira ngo ikarente nahagushyize kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Haba ari ku neza, tunganya. Byaba byaragukomerekeje, tunganya. Ugomba kuva ikarente ushyize buri kintu cyose muri gahunda. Ugomba kuva ikarente umurimo w'Imana utongeye gutukwa. Dore hajbanje abagabo bica ubutumwa bwiza, haza abandi bakuramo ubutumwa bwiza twigishije. Aramubwira ngo imidugudu yose genda utoranya abagabo, genda ushyirayo abagabo bo kwizerwa. Tunganya umudugudu w'ikarente, tunganya umudugudu uvukamo, tunganya umudugudu hubatsemo, tunganya umudugudu ushatsemo, tunganya umudugudu ukoramo, tunganya aho hantu hose. Ntushyire hasi utaratunganya. Why? Kubera iki? Ntabwo ari wowe, Imana niyo yabihemeye ngo ubicyure icyo uyu munsi. Abantu benshi kuki bananiwe gusoza inshingano zabo, basigara babona ari bo bwabo. Eliya yageze ahabwira Imana ngo nagize ishyaka. Ntabwo ari ishyaka gusa yiteyemo, ryari ishyaka ry'Imana. Ni Imana yamuteyemo ishyaka ryo guhaguruka ngo arokore igihugu cya Isiraheli, kuko Ahabu yari yamaze kucyangiza. Ntabwo ushobora kubona ishyaka nta muntu uguporovotse kugira ngo ari guteremo. Uwiteka aramubwira ngo wahagurutse ugira ngo uri wenyine, ariko nari inyuma yawe kandi nturasoza. Yehu narimikwa, Elisa narimikwa. Iyo washoje inshingano zawe utaha uruhutse, ariko iyo washoje utarasoza utahana ibikomere. Ndakwifuriza gusoza neza. Reka nsoreze kuri iri jambo riri muri Timoteyo. Haleluya. Ndajya mubwira ngo gukomereka cyane sacrifice. Igitambo cyose kirakomeretsa, igitambo cyose kigira ikiguzi. Gusoza neza nibyo Imana ikwifurizaho. Timoteyo wa 2 ibice 4:6. Ibice 4:6. Uyu mugaragu w'Imana aravuga ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kisohoye,
narwanye intambara nziza, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Hallelujah. Narwanye intambara nziza. Abivuga neza, I have fought my fight. Narwanye intambara nziza. I kept my faith. Paulo afite uburyo yarwanye bw'umwuka n'ubw'umubiri. Arangije aravuga ngo right now nta deni mfite, ndagira ngo usoze nta deni. Hallelujah. Satani ntakwibira ahantu ugeze, kandi aravuga narwanye intambara nziza. Ibuka ko uyu mugabo yabanje kurwanya itorero. Paulo yarwanyije itorero muri ba bantu bajya bita ba serial killers. Ararwana abicyamamare mu karengane k'itorero muri tocha. Arenganya itorero, ari gwiteka aramubwira ngo nubwo cano yawe Satani ayikoresheje, nubwo umurimo wanje muri wowe umwanza ukoresheje, ntabwo nzagusiga utarakora icyo wagombaga gukora. Hera Imana icyubahiro niba uri mu ndeba. Hallelujah. Amen. Ntabwo nzi urwego ugezeho. Niba Paulo yararenganyije itorero muri aka kagene, Uwiteka kanga kavuga ngo iki gikoresho sinakirekura kidasohoje plan yacyo, nta kuntu Imana itakwibuka kubwo umurimo mwiza ukoze mu gihugu cyawe. Nta kuntu Imana itakwibuka kubwo umurimo mwiza ukoze mu bantu b'Imana. Ndajya mubwira inshuti ya Kristo, buri kuboko kose warambuye ukora icyiza, hari Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itazemera kuvira amaho. Icyo cyari kiguzi cy'igitondo cyawe cy'ejo, icyo cyari kiguzi cy'umuryango wawe ejo, icyo cyari kiguzi cy'isoza ryawe ry'ejo. Ndasenze mu izina rya Yesu, hure kuri inshingano Yehu atari yimikwa, hure kuri inshingano Elisa atari yahanura. Mu izina rya Yesu, Eliya yakoze umurimo munini. Muri iki gice cya 19 tubona aribwo ajya kwimika, aribwo ahamagara Elisa. Hari abantu benshi bategerejwe mu muhamagaro wawe. Hari abantu benshi Imana ishaka kuzaguheramo umugisha. Hari abantu benshi hari amahanga utaragenda, hari inzira zitarakinguka. Iterabwoba rya Yezebeli ry'uyu munsi ntirirogoye umugambi w'Imana uri mu buzima bwawe bw'ejo. Imyaka 2 yawe y'ejo uzaba uri umugabo udasanzwe, uzaba uri umugore udasanzwe. Amahanga aragutegereje, isi iragutegereje. Reka mbwira ngo mu bintu byose isi yarwanya, ntabwo yarwanya umugambi w'Imana uri muri wowe. Paulo ntabwo yakoreye mu gihe ciza, ariko byarasohoye nk'uko Uwiteka yabishyize ku rutonde mu buzima bwe. Ejera Imana, garukira Imana, isunga Imana. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo niseguye amaboko akomeye. Ndasenze ngo nawe wongere wisegura ukuboko k'Uwiteka, wongere ukiri ibyiringiro. Aravuga ngo I have fought my fight, I kept my faith. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ndasoje urugendo rwanjye. Ndagira ngo nawe usoze neza mu izina rya Yesu. Imana iguhe gusoza nk'abakiranutsi. Ndagira ngo nawe usoze neza. Avuga akantu keza, aravuga ngo I have finished my race. Hallelujah. Nsoje akazi kanje. I fought a good fight. I have finished my race. I have kept my faith. Ariko kanezeza. I have finished my race. Urajya heherera utarasoza. Iyo umuntu asoje mbere yo gusoza, agira ikibazo. Aratana, aruzinga focus, atakaza icyerekezo. Iyo usoje utarasoza, abutaha wishimye. Iyo usoje mbere yo gusoza, uba depressed, kuko bya bintu bigupfiramo. Ndasenze ndiho nsoza, nshuti yanjye nkurikiranye online, nawe nkurikiranye live just now. Ndagira ngo nkubwire muri aka kanya, nushyire hasi inshingano yawe mbere yo gusoza. Mu izina rya Yesu biravuna. Niyo mpamvu muri iyi minsi umuntu wese iyo yavuye mu office yadasoje, iyo ageze hanze avuga nabi. Umuntu wese yasoje iyo avuye mu muryango we adasoje task yagombaga gukora,
iyo ageze hanze ntawaha inama nziza. Umuntu wese iyo ananiwe gukora, iyo adasohoje ibyo yagombaga gukora, agira imvune itarangira. Bya bintu bimupfiramo, bya bintu biramukomeretsa. Bimeze nko kuba wari ufite umwana uri bubyara abantu bazi kutwite, umwana ntavuke kandi inda ntivuke kandi karenze igihe. Kiba ari ikibazo gikomeye. Inzozi yawe yireka isohoke, wikwihisha, wibivamo mu izina rya Yesu. Pawulo asoza umurimo umwe yawukoreye mu nyanja, uwundi yawukoreye muri za gereza, uwundi yawukoreye mu nzu z'imbohe ari izo gereza. Ubutumwa bumwe yabuvugaga ari mu nyanja zidaca urwa kibera, ubundi yabuvugaga abantu baje kumusura mu nzu y'imbohe. Ntabwo nzi aka kanya ubuvumo urimo, kuko yari yajya kwimika Yehu, akimika abagaragu b'Imana nakubwiye, yaravuye mu buvumo. Ndasenze ngo sohoka aho hantu ubuvumo burimo. Sohoka muri ubwo buvumo washyizwemo na Yezebeli. Yezebeli ashobora kuba financial system, Yezebeli ashobora kuba ubukene, Yezebeli ashobora kuba abantu wabuze, kuba lonely, kuba mu buzima uri bwa wenyine nta mujyanama ugira. Yezebeli amajwi ye ni menshi, ashobora kugutandukanya n'ubukunda. Yezebeli ashobora kugukura mu muhamagaro. Yezebeli ashobora gutuma uhindura channel y'ubuzima. Yezebeli ashobora kugutakarisha icyerekezo. Yezebeli ashobora kukwimura muri institution wari urimo. Yezebeli, ijwi rya Yezebeli hiri guheze mu buvumo. Uwiteka avuganye na Pastor Abatoni, sohokayo Eliya we, sohokayo wa mucuruzi we, sohokayo wa muganga we, sohokayo wa mushumba we, sohokayo wa muvugabutumwa we, sohokayo wa mwana w'Imana we, sohokayo mu izina rya Yesu Kristo. Sohokayo amavuta ya nyuma azarusha ya mbere kuba meza. Itorero rya nyuma rizakorera mu kirere Yezebeli atazashobora guhangana nacyo. Bibiliya irambwiye ngo Yehu arasohora. Niwe warangije system ya Yezebeli. Hari Imana yacu izaza nk'ikizu, izaza tutazi aho ivuye. Ntabwo Yehu yimitswe nk'abandi, Yehu yimitswe nk'uko abantu bacina urusimbi. Ukurikije iki ijambo ry'Imana rivuga, yahagurutse mu buryo abantu batazi, ajya ku ngoma mu buryo abantu batazi, abikora mu buryo abantu batazi, kugira ngo asohoze ubuhanuzi Eliya yari yahanuye, kugira ngo asohoze umugambi w'Imana. Uwo niwe warangije systeme ya Ahabu, uwo niwe warangije imigambi ya Yezebeli. Hari ikintu kikiri muri wowe, hari ikintu kikiri muri wowe. Yesu aramubwira ngo, Uwiteka aravuga ngo uzakira inkota ya Yehu azicwa n'inkota ya Elisa. Kankubwira ngo Uwiteka Imana iracyafite inzira nyinshi muri abo bantu bari imbere yawe. Hari Uwiteka asize kuzaba umurage w'ibyo uvuga. Muri abo bantu wayoboye hari Uwimana isize kuzaba umurage w'ibyo watangiye. Muri iryo torero uyoboye hari Uwimana isize kuzasohoza inzozi yawe. Muri abo bana wabyaye hari Uwiteka akomeje kuzasohoza inzozi yawe. Ntabwo waruhiye ubusa, ntabwo wakoreye ubusa, ntabwo wagenze amahanga ubusa, ntabwo utuyeho nta mugambi, ntabwo wahashatse nta mpamvu, ntabwo wahakoze nta mpamvu, ntabwo watangiye nta mpamvu, ntabwo wabivuze nta mpamvu, ntabwo wahamagawe nta mpamvu. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none Yezebeli aceceke, umugambi w'Imana usohore. Acira gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Pawulo aravuga ngo ndangije urugendo, ndakwifuriza gusoza nk'abera bose. Asoza nk'imfura, aravuga ngo I have finished my race, I fought a good fight, I have kept my faith. Aravuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba kandi ndaryiringiye. Ndagira ngo ngubwire ngo ahantu Imana iguhamagaye ntabwo yakwibeshyaho nshuti yanjye. Go through, go on, go forward. Komeza ugende, witakaza icyerekezo, waba uraye ntubivemo. Cyo ni ikiguzi cy'ejo. Umugore n'umugabo wese bazakomera, umusore n'umukobwa bose bazagera ku nzozi zabo, bagomba gutanga ikiguzi cy'ishyaka. Uyu mugabo ntabwo wamuhamagaye, ntabwo wamwimitse, ariko arabyuka mu gitondo ajya ibwami, aburana igihugu cya Isiraheli. Imana irakimuha, irambwira ngo Elisa, ntabwo iki gihugu nakiguha ngo upfire mu buvumo.
niyo mpamvu ikamba ryo gusoza kwa Eliya yagiye adapfuye. Komera Imana amashyi. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo uzagira iherezo ry'abakiranutsi, uzagira iherezo ry'ibyiza. Ndasenze mu izina rya Yesu hupfe mbere yo gusoza. Oya, hiwibwe mbere yo gusoza. Oya, hushire hasi mbere yo gusoza. Oya, vuga ngo ndabyanze. Ambara umwuka wo kubyanga, ambara imbaraga zo kubyanga, ambara gusezera utarasoza, ambara imbaraga zo kwirukana imva yawe izabe kure mu izina rya Yesu Kristo. Acira gukomera, acira amavuta kuneshereza, acira imbaraga zikusunika, acira iri jambo ry'Imana rihambira imigambi ya Satani yari mu buzima bwawe, ryimika amavuta yo gusoza ubuzima bwawe. Ndagira ngo nsoze nkubwira ngo ntushyire hasi icyo Imana yaguhaye mbere y'uko usoza. Uko uzasa yakurerekanwa, uriwe uracyahishwe. Niyo mpamvu ugihinyurwa, ariko isaha nigera uzazamuka bose babireba. Haba mu business isaha y'Imana yo kuguhemba, uzazamuka mu bucuruzi bakureba, uzazamuka muri uwo murimo bakureba, uzava mu office ujye mu yindi babireba, uzurira indege babireba, uzacuruza wunguke babireba. Kuri wa musozi Bibiliya avuga ngo ajyanwa mu ijuru babireba. Haleluya! Ndasenze ngo nawe wubake babireba, ndasenze ngo usaseke babireba, ndasenze ngo uzabyare babireba, ndasenze ngo uzaguke babireba, ndasenze ngo uzadrivinge babireba, ndasenze ngo uzatura i Kigali babireba, ndasenze ngo abana bawe baziga babireba, ndasenze ngo buri ijwi rya Yezebeli ryose rizabona ukuboko kw'Imana kuri ku buzima bwawe. Pera Imana amashini baturi kumwe, tumva kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Soza neza. Paulo waciye mu nyanja umuyaga uhuha, wafungiwe muri za gereza nyinshi, aravuga ati now I have finished my race. Aravuga ndasoje iby'Imana yanshyizemo byose ndabividuye. I have no debt. Aravuga ngo nta mwenda ngifite. Wivuga butumwa, ndashaka gusoza nta mwenda mfite, ndashaka usoze nta mwenda ufite, ndashaka usoze mu buyobozi nta mwenda ufite, usoze gukora nta mwenda ufite, usoze mu muryango wawe nta mwenda ufite. Erega nubwo ubona uri muhinyurwa, iryo ni ishyaka, icyo ni igitambo cy'icyo uzabejo. Umugabo wari mu buvumo yazamutse bamureba, ntago bamushyinguye. Hari abatapfa gupfa kandi uri muri abo. Icyubahiro gihereza Imana. Reka nsoreza aha, reka nsengane nawe, nkubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi nongere nkubwire ngo ntushyire hasi inshingano zawe mbere yo gusoza. Data mu izina rya Yesu Kristo, mpesheje umugisha umuntu wese ukurikiranye iyi channel, kandi mpesheje umugisha umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro, nahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana ko utemeye ko aba bantu bagenda basoza badasoje, bashyira hasi inshingano badasoje. Urakoze kubahaye amavuta, urakoze kubimitse, urakoze kubahaye umugisha wo kugerayo kandi wo gusoza basize umurage. Eliya yasizeyeho, asiga Elisha, asiga abagaragu b'Imana. Urakoze Mana ko aba bantu bose bafite imiryango bagiye gusiga, bafite abantu bazasiga, bafite abo bazasiga, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Thank you Lord because you have done it. In Jesus name, amen. Ishimwe n'icyubahiro bibyawe Papa. Amen.